inkoni nigeze gukubitwa ndahera kuri papa yankubise inkoni andyamishije hasi naragiye ingurube zirancika yego ingurube zirancika ni siyasa ya gasitisi yego na gasitisi nta muntu ugorora ikijumba uranyangira iki ko ndemye mu ishusho y'Imana ngiye ko nsa n'Imana ubu nyangira iki urasa n'Imana bwira mugenzi wawe ngo urasa n'Imana nahogoje ikintu cyambabaje mu buzima cyambabaje giye nkumva kirambabaje ni amafaranga yanjye umukobwa yariye. Bitega iki hagati yawe na Fanny? Bitega igikwe. Igikwe? Bitega igikwe noneho ndaje naraka. Amakuru y'imisi fresh. Nawe umeze neza, nagira ngo utangire ubwira abadukurikiye nibo bwose abantu bakuza, ariko dutangire noneho utwibwire byimbitse muri Kiroso ni muntu ki, wibwira umuntu gute? Kiroso ni umuhungu uri aho ngaho w'ingaragu, shima Imana nyine, Kiroso w'i Rwanda, Kiroso w'Imana nyine musanzwe muzi, abantu benshi baranzi nako. Kiroso ngira ngo uyu munsi tukwakire kuri yawe TV n'ubwo bwose ari mu rugo, ariko uragira ngo umunsi tugire ikiganiro cy'umwihariko duhere kuri Kiroso mu bwana. Ubundi Kiroso amazina nyakuri yitwa nde? Kakane ko mu bwana wavukiye he, wakuriye he, wakuze ute? Amazina nyakuri ni Uwayezu Pascal. Uwayezu Pascal. Akaba ari umuhungu wavukiye i Nyamagabe cyangwa ku Gikongoro. Hamwe bavuga ngo mu Batebo, ariko ntago bikiri ibintu bya twateye imbere. Wasanga uri umutrebo. Ni umutrebo. Twateye imbere mu ngubu kabisa, nta bintu byo kuvuga ngo Abatebo, dusigaye tubaruzi. Twacanye ku maso. Noneho abanyine ndi umuhungu cyangwa ndi umusore, nako umuhungu ni umuntu ukuze cyane. Abanga umuhungu uburegeje imyaka 35. Ubwo rero irya zina ry'umuntu uza mu bwana rero ntago ndivuga. Ntago ndivuga kabisa. Reka tubwire abakuzi bacu muri comment bazatubwire babona wari kuba witwa nkande mu gihe cyawe cyo mu bwana. Hanyuma uvukiye Nyamagabe, ungira ngo nawe za Gikongoro muri Nyamagabe, wakuriye he? Niho wakuriye cyangwa wakuriye Kigali nkaho abantu bakumenyeye? Niho nakuriye Nyamagabe, naje i Kigali 2014. 2014. Naho naje i Kigali ntangira kwinjira mu bintu by'amakomedi cyangwa by'amafilime byose, vanga gutyo. Magingo ya n'ubu ngubu nkaba nkibikora, nanabikunda cyane. Ndagira ngo tutararenga ngo reka tugaruke mu bwana bwawe, wiga muri primaire, wenda hari n'abamwiganya bari buze kukubona muri iki kiganiro. Primaire wari umwana umeze gute, bitwaraga gute? Nari umwana umushapo bya hatari. Ngiye nakundaga, ari n'umuhanga, ariko gusa nyine nkakunda gutoroka ikigo, akunda gucika, nkigira mu isoko, nkigira kwisunikira amagare, nkigira ku bitogotogo bya bindi bakora bakata mu biti nyine bakabikora, ko nakunda kubikora cyane. Nkakunda gucika ishuri nyine nkagenda, ariko aho nziye nkiga nyine pe, ndumva guhera mu wa mbere primaire kugeza mu wa 4 nabaga uwa mbere, kandi umve sinigaga. Ndi umuntu ukunda gukora amakosa cyane, aca mu idirishya, asohoka ikigo, nanasetsa, ndi umuntu usetsa abantu cyane. Nkaba najya nko ku murongo nkajya imbere abanyeshuri nkabasetsa, nkatera nk'agasitore nyine gasekeje, asanga barasetse mu ishuri, nkasetsa abantu bakaza ishuri yose bakarikubita. Utwo tuntu njya nkwibuka nanjye kera narakaguriki. Bibaho cyane ngira ngo mu bwana bw'umuntu wanyura mu buzima bwinshi butandukanye, ariko nk'umuntu wakuze uri umwana ukubagana, nk'umuntu wakuze uri umwana ukunda gukora amakosa menshi, hari nk'inkoni ushobora kuba warakwivuga ati izi nkoni ntabwo ushobora kuzazibagirwa. Wari wakoze iki, byagenze gute? Umva, inkoni nigeze gukubitwa ndahera kuri papa yankubise inkoni andyamishije hasi, naragiye ingurube zirancika. Yego. Ingurube zirancika
ziragenda noneho zirabura zijya mu myaka y'abandi zarebyira nari narageranye n'umukobwa twaregereraga ubwo ngubwo umukobwa njya kwiteretera umukobwa kandi we yararagiye ihene ngenda agiye ingurube kandi ihene uzi ko zirisha ku musozi rero ingurube nayo kuzishyira ku musozi nkanzi kubakubira hamwe nshaka kwiteretera umukobwa ihene ziri kurisha noneho bigeraho twigira muri story nyine ingurube ziragenda zirancika burundu turanazibura ahubwo bigeza mu ma 3 z'ijoro zitaraza noneho ntashye papa aramubwira ati ingurube ziri hehe amwe ngo nazibuze umva yaransohokanye njyana hanze yarankubise noneho ankubita mushiki wanjye amumurikiye uko nta matara yari yakagera amumurikiye n'ikintu bacanaga imbingo azana ikibingo nyine aramumurikira nyine kiri kwaka arankubita izo nkoni ntabwo nzazibagirwa ikindi nanone kinsetsa njya ngarukaho mu tuntu nakoze nyine tw'udusitore nanone nari naragiye ihene noneho mpura n'umujama yari afite intama ifite amahembe irwana byatari turaziteranye noneho mfata ihene noneho nawe asunika ya ntama tuzihuza gutya birakubitana ya ntama ikubita ihene ihembe riba rivuyeho rirahungukaho ihembe rigwa hariya yaba we mu gutaha noneho papa bibonye nanone ihene yabaye iki namwe ngo yasimbutse ishinga umutwe kandi ubwo baba babimubwiye ishinga umutwe muri ihembe icyo gihe nahise nirukanka nibutse inkona nkubita mpita nirukanka ndacika ndagenda njya mu giti barambura cyavoka nyine kitabona barambura ubwo nigumiramo biyeje nka 6 ngiye kubona mbona imbwa ziri kurwanamo hasi ndabana karabaye mpita mvuze ngo ndapfuye noneho ubwo bahita babyuka nyine bari bavuze bazi ko naraye handi barabyuka baraza papa ati manuka muri icyo giti manukamo nyine ariko nabuze uko manuka kubera ibyo bibwa byarwaniraga amaho n'ubwo naramanutse nkanajya ku gishami ndarekura mpita nikubita hasi nikubise hasi mpita nzunga isereri nyine mbyama aho ngaho wacu baza kunyegwa banjyana no mu buriri ajya kundyamisha inkoni mba ndazikiza ariko nataye ubwenge hashize uko bambwiye hashize nk'isaha nayangarura ubwenge papa arambaza ndashaka kumbwira ikintu iriya hene yabaye azanye inkoni mama atewe nkubitira umwana ndagiye mu gitondo barabyuka banyicaza hasi bazana amazi ibase bayincuriyeho mvuga uko byagenze papa agiye kongera kunkubitira none ndirukanka namaze iminsi 2 ntataha noneho aho nziye mpita njya mu kibindi hari urubindi binikagamo ntuza amasaka binikagamo amasaka ariko naje mbwira mushiki cyacu ntuvuge ko naje njya muri urwo rubindi njyamo gutya navuga ngo nakire urugate runoza ariko nze guhumeka narayemo urwo rubindi barabyuka bajya guhinga ndabyuka nanjye umva ndagenda nataka ibiryo byari biri mu nzu nyine ndabirya kubera nari maze iminsi ntarya nyine nshonje iranyije mpita mbasanga mu kabandano bari bari guhinga amagarara ku musozi nyine nkaho kuko kugira ngo papa nawe ati nimba utari bunkubite umbwire nzi avuga ngo ni garuka nyine ndagenda papa avuga ati ntumbitire umwana mama aravuga ati ntumbitire umwana njya nibuka utwo dusitore nagiye ncamo nyine nk'utwo nyine umva hanyuma aho ubwo buzima bwo muri segonderi wari urimo umwana wakubaganaga wari umaze no kwegera hejuru maze kuba umusore wenda ukora ibintu watekerejeho maze no kunya ubwenge ho byari bimeze bite n'utuye dukuryo ubuka wakoze icyo gihe icyo gihe nakundaga gutwarira abantu igare nyine nkajya kurangurira abacuruzi b'iwacu nyine bakantuma nkajya kubarangurira amafuti numva nibuka nakoze ni umunsi nigeze gutwara amajerekani 5
mpita mfata umutipe ndavuga ngo niyicare inyuma gutya kuri ayo majerekani ajya hejuru, agiye hejuru turagenda, igare ricitse feri, ndavuga ngo nasimbuka kandi igare riri kwirukanka ryari nk'umuvuduko w'ijana riri kwiruka, ndavuga ngo simbuka turapfuye. Umutipe yaratsimbutse agwa gutya, ahita agwa yicaye nyine mu muhanda, agwisha umugongo, umva ahita abura ubwenge. Nanjye ndagenda igare mpita kubera kubura feri nkubita ibuye, ndagenda dusa dukomeza mu ishyamba. Nagiye ngwa muri ntuza muri borodire gutya muri rigore, ngwamo igare rigwa hariya nanjye ngwa hariya, ndagenda mbura ubwenge nyine, n'ubu mfite inkovu ahangaha, mfite inkovu ikomeye byatari nakuye ngaho. Ahanga ubwo mutipe yahise amanuka gutyo, aragenda agwa yicaye gutya, ikintu zibirira mu kata mwe ni ipfundiko, hahita hacikamo umwobo. None ndavuga tugende ubwire iwanyu yuko hari igiti cyakugwiriye nyine, amaze kugira yicaye ku muhanda, avuga ko nanjye ubwo nari nasaze natawe ubwenge, aho ngenda mugarurira iwabo. Baje kumpiga, ubwo mpita mva iwacu, mpita njya ahantu mu isantere nyine njya kwibera, nabo nahise mva gutyo mu rugo nyine ngenda nshakisha nyine ubuzima tu. Ubu utangiye ubuzima bwo gushakisha ku giti cyawe wirwanaho, byakwakiriye bite? Struggle zakomeje gute kugira ngo ubashe kubaho noneho ari uri kwimenya? Gusa nyine ngewe nabyirutse ndi muri ba bana badakunda gukubagana, nyine mu gukubagana nshatse kwiba gukorakora cyangwa kwizera, bakantoma bakanyishyura, nkajya nibeshaho nyine mbona udufaranga, ngenda gutyo, igare ndivaho njya gushaka perime ya moto, njya gushaka provisoire ya moto, nza kuyikorera i Kigali, nkiba mu ntara nza kuyikorera i Kigali, ndaza ndayishaka ngira amahirwe provisoire mba ndayibora, nsubira mu ntara negura moto, bampa moto nkayantwara moto nta perime ngira, mbona nza kugira amahirwe nabwo ndakora ndayibona perime ya moto. Ubwo nyine urumva ntangira gutwarira yo moto nta kibazo nyine, ubwo urumva nari ngeze mu bundi buzima, nibera mpita njya mu mujyi nyine kubayo iwacu Nyamagabe, ubwo urumva nabaga mu nkengero zaho, nibera muri ghetto nyine, ubuzima nuko genda gutyo. Ubu utangiye ubuzima, ukoze ikimotari, ubuzima bwo kuba wari umumotari ukorera Nyamagabe, ubwanwa bwe bwarari cyangwa ubwari butaraza? Ubwanwa ubonye n'ifoto yanjye ahubwo muri hege wase kukireka. Icyo gihe bakwitaga nde? Babarira iryo gira ngo Kiroso wari ryiswe umaze kumera ubwanwa wenda cyangwa se ugeze i Kigali ntawamenya, icyo gihe wabakwitaga nde? Hari izina nitwaga kubera udufuti nagiraga, njye nari umuntu utera ibuye na nijoro rikagenda ryaka, kuko sinawushaga. Yego ntabwo nagiraga amahane, ariko yenda kazaga nyine kamwe ko kubagana nyine, nateraga ibuye kagenda ryaka nijoro, kuko niyo bayitaga ngezi kubera sinagezaga, iyo naryoherezaga kandi sinagushaga. Imoso yanjye nari umva kubera ko nkoresha imoso, noherezaga ibuye rikagenda ryaka nijoro, ariko kubera ko ntakundaga gukubagana nyine, ndibuka yigeze gukubita umwana ibuye mu mugongo, yikubita hasi ngira ngo arapfuye, kandi ubwo nari muteye nyine yarantutse, ubwo mpita nohereza ibuye nyine ndayikubita, agenda yikubita hasi, shamva baramuhungiza nyine ngize amahirwe areguka. Ariko n'ubu ngubu uwo mutipe nari kubise, ubu ngubu banakora mu karere, ntabwo navuga izina, ariko byatari tujya tunasangira na byeri nyine tukabisubiramo, turacyagira amahane, turunyishe ntabayemeye. Ndavuga nti cyane ntabwo nabizi, nta rwango rwari rurimo nyine, ni bimwe by'abana, ariko nawe nta kintu nigeze abitindaho cyane, nyine tuba twinywera byeri dusangira, nawe ni umwana mwiza tu. Hanyuma rero ubwo n'ubuzima bwaranze Kiroso wenda akiri umwana, ndagira ngo twihute tugane ku buzima bwawe. Noneho uvuye Nyamagabe uje i Kigali, waje i Kigali ute? Watewe n'iki kuza i Kigali? Ho wabyitwayemo gute? Naricaraga avuga ati ariko ni gute naguma mu ntara, wajya gushakira ubuzima i Kigali, naho nkajya kugerageza nkareba, kuko ngiye nakundaga mu buzima bwanjye, nakundaga
mu bintu byo gukina filime navuga ati ngiye nzajya i Kigali kandi njye i Kigali nzahita nkina filime mfite abafana banjye nyine ba Rumodo mvuga ati ndashaka kuzahura na Kanyombya, ndashaka kuzahura na Diaro, ndashaka abasitari nyine bari bahitinze icyo gihe bari bagasasira nshaka kuzakina filime. Ariko nkigera inangaha ndumva bwa mbere nahise muri icyo gihe cya mbere naraje mpatwarira moto igihe gitoya, moto nyine baje kunyiba na moto bayinyibye nyine bya moto ncika intege byo gukomeza gutwara moto. Ubwo nyine nigira mu mafilime mura na Diaro nyinjizamo ngenda mura n'abandi bose umusitari wese mwifuzaga wese nawe twaragitinganye twahuriye kuri set kuri kamera. Kiroso watangiye gukina filime cyangwa se komedi ryari iyo mpano se watangiye kuyimvamo ryari wenda ukiri mu ntara warabikoraga cyangwa byari bimeze bite? Ngewe nkiri mu ntara nkiri no ku ishuri nakubye ko nari umukomediye numva bindimo nsetsa abanyeshuri nanjye numva bindimo nyine nkabasetsa nkabona barasetse banankunda cyane kubera ukuntu nabasetsaga ahantu hose twaga turi nkasetsa abantu. Noneho no mu mantuza kumwe mu kizame ngewe nakoraga ntuza bira byo kuvuga ngo kuririmba hariya ngo ni inekera nabyibagiye nyibutsa ibintu byo kumwe urabona ku kizami nyine hari ukuntu nimba ariyo bakamana nimba ari iki bavuga ati initiation artistique nuko initiation artistique rego na artistique noneho ngewe initiation artistique niba artistique reka twikomereza turaza kwisubiramo nyuma. Hanyuma noneho ngewe mu byo nakoraga najyaga imbere nkabasetsa nkahita ndeba nk'akantu nkora. Niyo nageraga imbere abanyeshuri bakambona nyine kumwe wajyaga imbere, hari abajyaga imbere bakaririmba, hari abajyaga imbere bakavuga umuvugo, hari abajyaga imbere bagakora ibintu bitandukanye. Ngewe noneho nageraga imbere banandeba bagahita basekera icyarimwe, mwabona yari abizi bagaseka ntaratanya no kuvuga ewana bagahita baseka. Ubwo numvaga numvaga bindimo njye navuga nti nzakina filime uko bizagenda kose, ku buryo hari igihe cyagezeho nkavuga ati ndi no mu ntara nti ngewe basi nziranye n'umusitari i Kigali ukina amafilime nakwemera nkagenda nkajya gukina nkagaruka mu ntara. Ariko noneho ndavuga ati reka ngende i Kigali mbyegere nzabigeraho. Ariko n'ubu ndashimira abantu batumye mbigeraho ngera ku nzozi zanjye. Yego haracyari urugendo rurerure ariko ibyo natekerezaga cyangwa byinshi nagize amahirwe nyine ngenda mbigeraho. Ndagira ngo udusangize gato mu buzima bwawe uri umumotari, uko tukubona umuntu wumva uri umusitari mu karitsiye ubundi ubone wari isonge. Ngewe natwaraga moto yanjye yabaga ikeye, ni nanjye muntu watunze radiyo muri moto. Navaga i Nyamagabe nkaza kugura radiyo i Nyamirambo iyo muri moto nkagenda ncurangira moto nkayitaka kabirogeje agakweto gakeye babita ngo ni amasonge nyine. Nari isonge. Nawe wari isonge. Ubwo niwe abana niwe bamaze mu karitsiye? Oya, ahubwo ukuntu natinyaga abakobwa ego ko ariko banankunda. Watinyaga abakobwa umuntu wajyaga gutira turagiye ingurube urumva watinyaga abakobwa koko kiro? Erego twari duturanye. Twari duturanye nyine muri karitsiye imwe. Hagase namuteretaga iki ko ari ukuvuga kujya kuntangira ziriya hene ngo ninjye kumutangira ihene, ubwo n'ingurube ugasanga ziragiye ngo jya kuntangira. Sinaye kuba navuga ngo mpana kabiza byibuze. Narabatinyaga. Nawe ari ukuvuga ngo bimwe by'abana nyine ari kumureba aho ngaho gusa. None uraje ugeze i Kigali wabaye umumotari ugiye muri filime. Umusitari wa mbere mwahuye bwa mbere wakiraga filime wakundaga ninde? Diaro twarahuye bwa mbere. Uriya bitarukana ihene Gasasira. Gasasira yageze kuza Nyamagabe baje mu bintu byo gufata abantu badafite ibyangombwa ba DJ bacuruza amafilime. Tuba turahuye ndamubona
ewana ndanamusuhuza nyine turanavugana ubwo ngubwo agusanza guhita mbura nimero yiwe yari yampaye ku telefone ye naje guhindura simukadi ndayibura ariko noneho nyuma ngarutse i Kigali turabonana ndamwibutsa nyine nsanga aranyibukura biza abasitari iyo bageze bari kugenda nyine ushaka kumubwira ngo twahuriye gutya na gutya ariko ndamwibutsa n'ubu ni inshuti yanjye byataye noneho mpita mpura na Diyaro ankinisha filime ndumva twahereye kuri filime yitwa Kabaye Icwende Diyaro mpita mpura na Simifu dukinana mu maco y'inda yacaga kuri BTN ankinisha mu maco y'inda ubundi mu makomedi agiye atandukanye menshi nyine twakina Diyaro ariko niwe wanjyanyemo nyine mpita ngenda nzamukira aho ngaho n'amakomedi menshi nagiye nyina menshi cyane nyine. Hanyuma uragaragaye mu mafilime atandukanye mbere y'uko wenda abantu bakumenya cyane ku izina Kiroso, ubundi Kiroso ryaje kuza gute? Izina Kiroso rero ryaziye muri filime. Yaziye muri filime Diyaro niwe watangiye arinyita muri iyo filime. Bitewe n'iki? Bitewe n'ubwanwa nari mfite icyo gihe nyine bwari butangiye kuba bwinshi bugenda bukura. Noneho tugiye gukina filime nakinnye ntuza nitwa Kiroso n'ubundi rihita rimfata gutyo abantu bose gutyo rihita abantu bose twakinanaga n'abantu bose duhuye n'ubundi banyita Kiroso nyine rimfata gutyo. Kiroso ribaye izina riragufashe uhitamo nawe gutereka Kiroso rwose uravuga ati umusore n'ufite Kiroso. Nanjye ariko narabukundaga ndabutereka nyine ndabuvomera kiramo ifumbire aho butera icyaka usanga arimo mukunda akayeri bwana se sha burya biterwa n'ikintu ese n'abantu babufite babarokore biterwa n'umuntu wawe wasanga igeze kuri fanta aragakurete kose agafantasi ariko gusa nyine icyaka kigomba kuza erega ariko reba buba burimo bugenda bugira ngomba no kubuvomera bugenda buzabuka icyaka ni ngombwa kuza. Hanyuma wenda ubuzima bwo muri utangiye filime wabyakiriye gute nk'umuntu waje ubifite muri gahunda ubwo ati inzozi zanjye no kuzakora nkaba nagaragara muri filime uzigezemo challenge uhuye na cyangwa se byakugoye ni ibiki ugeze muri urwo rugendo rwo gutangira gukina sinema? Mu by'ukuri kubera ko nabigiyemo mbikunda nta kintu na kimwe cyangoye kuko role yose bampaga narayifiringaga nayijyagamo kubera ko nabikundaga. Niyo mpamvu rero nta kintu kigeze kingora muri urwo rugendo rwose kugeza amagingo yangaje. Ari ukuntu umuntu ajya mu bintu nk'ibi ngibi wenda ku bantu batabimenyera avuga ati ubwo yagiye muri ibi ngibi yagiye abaye umusitari yagiye kuri kamera buragiye kubikirara nta kintu ushobora kuba warakoze kubera ko yinjiye muri sinema kavuga ati iki kintu ni kibi nakoze byagize ingaruka izi n'izi kandi bitewe n'uko ninjiye muri uru ruhando rwa filime nyarwanda. Tukiraho igishya cyaba cyarambayeho mbere yo kugira ngo ninjiye muri filime inzoga siko nanywa inzoga narinjiye mu mafilime mbere sinabanywa inzoga. Tuvuge ko byaba ari ukuri rero ku bantu bashidikanya bavuga ati ninjya muri ibi bintu nishyira umwana muri ibi bintu aragiye kubikirara. Oya ibyo ngibyo ntabwo wenda navuga ngo ubwo ni igihe kigeze cyo kuzinywa kuko nta muntu wigeze azinywesha ngo mvuge ngo arazinywesheje nintazinywa sindi bukine kubera ko ntazinyweye ahubwo nyine kubera abantu twagiye duhura nabo tugenda bagiye batandukanye nanjye byagiye binzamo nyine mba ndayinyweye kuko mu bwana bwanjye muri ibyo byose nakoraga ntabwo nari narigeze nzinywa ariko ntabwo mbyicuza kubera ko nta kintu kibi zankoreye cyangwa nta kintu zigeze zimpinduraho nyine ngo mvuge ngo ndi kwicuza. Ubwo rero nubwo nazinyweye ntabwo nicuza mbega nta kibazo kandi ntabwo kujya muri ibi cyangwa umuntu utekereza ibintu ngo kujya muri filime bitera uburara cyangwa bihindura mu buzima bw'umuntu bukamuhindura ikindi kintu no biguhindura n'ubundi icyo wari cyo kuko nta muntu ugorora ikijumba sibyo nimba waragize
n'ubundi wari ikijumba uzakomeza ubiki nimba baranze kugororoka. Bivuze ngo nta muntu ugorora ikijumba bera bishatse kuvuga iki? Mba nshatse kuvuga nuko nawe akigorora cyangwa nshatse kuvuga ko nimba wowe runaka hari ibintu bikurimo mu mutwe wawe warabikuranye ukaba ugeze mu myaka wenda ugezemo amagingo aya, ntabwo umuntu aho ugeze umuntu azaza ngo formatemo cya kintu cyakikurimo ngo kikuvemo burundu ngo kiragiye kubera ngo aguhindure uwo ashaka. Niyo mpamvu mvuga ngo nta muntu ugorora ikijumba. Muri make ugorora ikijumba gicikamo. Niyo mpamvu rero ubu tuvugana Kiroso ntabwo waza ngo umubwire ngo Kiroso ndashaka yuko uhinduka. Kiroso abamushaka kumugorora ntibamureke batazamuvuna ikijumba. Umva ushobora kungira inama ndashaka ko bigenda gutya ukangira inama, okay. Ntabyumva ariko bitewe n'inama ngira, ariko ntabwo waza umbwiye ngo Kiroso ndashaka yuko ndategetse ndashaka yuko bigenda gutya njyewe ndashaka ko yenda urugero ufata ubwanwa ukabukuraho n'umusatsi ukawukuraho nguje kumpindura no ariko bya bindimo ukiri aho ngaho nk'ubu habonetse impamvu tumukuraho ubwo musatsi n'ubwo bwanwa byagenda bite rero? Nta wazongera gusohoka mu nzu? Ntabwo, reka nkubwize ukuri, ni ukuvuga ngo ni ukwambara agapfukamunwa paka bwongeye bukamera, ingofero sinayikuraho mu mutwe umusatsi nkukuyeho. Urumva nta kintu mba numva cyankuriraho ubwanwa nyine birashoboka, kereka yenda nkoze nguye nko mu cyaha nkoze ikosa bakamfunga bakanyogosha, ariko kuvuga ngo kuraho ubwanwa bwawe ngo bugende so ni iki? Uzi ko baraza bigeze ku bagasitari ba diero bigeze kumbwira mwumva bashyira amafaranga aho ngaho twari twagiye muri shooting ya film, bashyira amafaranga aho ngaho 20,000 mwumva ko kuraho ubwo bwanwa burundu ngo n'umusatsi wogoshe umare ngo amafaranga uyijyanire barayashyira hariya tuyahaye nguye ntawe yasubirana barabetinga nabwandi nubwo murashaka kugorora ikijumba. Nagorora ikijumba ni imvugo yadutse mu mwaka uzanwa na Kiroso. Reka wenda twikomereza Kiroso ngira ngo uyu munsi twifuje ko twaganira ku mateka yawe muri rusange nk'umuntu umaze kwamamara, twibutse ko tukiri kuri yawe TV kumeza kudukurikira no kudutera inkunga, ngira ngo ni umusazi ukomeye Kiroso. Rero hanyuma waje kumenyekana, ariko by'umwihariko umenyekana mu biganiro bitandukanye yagiye gukora kuri YouTube, Kiroso n'abakobwa, Kiroso bla bla bla. Biriya byo byaje kuza bite? Wabyakiriye ute? Abantu bagufashe gute? Biriya bintu rero ukuntu byaje, urabizi urukundo ni ikintu kibunza cyangwa kiyenza, niko nabivuga. Ntago rugira formule, niko nabivuga. Naje guhurira na Fanny muri filime twakinanaga. Fanny kubera twakinanaga gutyo ngenda mukunda bigenda binzamo. Noneho nza gufata icyemezo cyo kuvuga ati nimba nkunda umuntu reka mbimugaragarize n'abantu bose babibone, ko numvaga bindimo akari ku mutima gasesekara ku munwa. Ubwo rero navuze ati reka ngiye gutera ivi, mpamagara Sandrine ku gasaro nibo baje. Ne ivi umukobwa ahita mpinduka, ewe ampindutse mu bintu ntatekerezaga, yankore surprise. Wenda tukiri aho ngaho ngira ngo uyu muntu ajya gutera ivi abamaze kujya mu rukundo byimbitse, avuga ati uyu muntu uko birisa kose 80% cyangwa se 90% ni mu propose ari buze kumbwira yego. Wowe wabonaga bimeze bite kugira ngo ujye gufata umwanzuro wo gutera ivi icyo gihe? Mu by'ukuri bitewe n'umubano twari dufitanye cyangwa ni icyizere njyewe numvaga nifitiye muri icyo gihe cyangwa muri ako kanya, numvaga yuko ngiye byari 100% ko buri bukunde, kuko bitewe n'urukundo yanyerekaga, bitewe n'ukuntu nabonaga tubanye, nabona ko biri buza gukunda. Mbona no kubwira abakobwa cyangwa n'abasore, ariko bibaho, ntago navuga ngo yenda ngo n'abakobwa gusa n'abasore. Byamaye isomo, niyo mpamvu nanjye nabwira nk'abakobwa cyangwa abasore nti wenda nimba umuntu mukundana byanyabyo cyangwa umuryarya, ntuzatume aza gutera ivi cyangwa ntuzatume atakaza ibintu byinshi cyane cyangwa umutesha umwanya
wenda kubeshya bibaho cyangwa gutendeka bibaho, ariko ntuzatume bifata iyo ntera ngo bigere aho ngaho byuko wakagiye gutuma aseba kuko narasebye, ariko nawe ntago byaje kugera. Ariko gusa nyuma buryo rukundo nyine ni ikintu gikomeye cyane cyagitangaje cyane. Nyuma twaje gusubirana, naje guca mu bintu birebire nkura n'abandi bakobwa babonye n'ibyambayeho, nabo bashango baje kumpoza amarira, ahubwo nabo bakaza kubidabanganya nyine. Gusa byaje kugaruka nyine, turongera turakundana. Bivuze ko uyu munsi Kiroso na Fanny bari mu rukundo, turi kumwe pe. Turi kumwe. Wenda hango umuntu ashaka kutagira amatsiko avuga ati ariko nyuma y'ibiriya byose byabaye, uvuye kwa Fanny, Samantha araje n'abandi batandukanye, haza bakwiyandikaho batera amatatuwaje mu izina Kiroso, Fanny ajye kugaruka, niwe wateye intambwe ujya kumubwira ati ariko nubwo wagenda ndacyagukunda, cyangwa yavuga ati niwe wateye intambwe avuga ati mu by'ukuri kubera ko twahoranaga cyane bitewe na filime twahuriragamo, naje kubikurikirana neza nawe, yaje kubona umukunzi nawe biranga, nanjye abazaga bagira biranga. Ariko impamvu navuze nti umuntu turaziranye bihagije, ibibi bye ndabizi, ibyiza bye ndabizi, ibibi byanjye arabizi, ibyiza byanjye arabizi, ni gute nakomeza kujya guteshwa n'abandi bakobwa umutwe cyangwa n'ibindi n'izo nkundo zindi umutwe, kandi nziranye n'umuntu bihagije. Yari yaransabye imbabazi, nta kibazo dufitanye, mpita mfata umwanzuro tabati genda tukubera ukuntu twirirwanaga tugenda tubigarukanamo gake gake. Ariko nyine nkuko nanjye bwa mbere na mbere ari wari wayifashe, ninjye wayiteye cyane, nateye intambwe biratera imwe niko birangira Kiroso ngiye kwisanga mu rukundo na Fanny. Kiroso tukiri aho ngaho, wenda nihe nama wagira abantu bijyanye na relationship? Icyo navuga cyo, inkundo z'ubu zabaye pirate, inkundo z'ubu zabaye pirate, nta rukundo rwanyarwo rukibaho, nta rwanyarwo rukibaho pe. Kuko umuntu akunda undi bitewe n'icyamukurikiranyeho, nicyo nsigaye mbona kuri iki gihe bimeze. Afatira umuntu mukurikiranyeho, yenda afite amafaranga, imbara umukobwa afite imbara umuhungu, gutyo nyine. Ariko urukundo rwa nyarwo sha ndabigura 90%. Ubu ngubu urukundo rwa nyarwo rw'umwimerere rusigaye rwa nyarwo ni 10%. Giye ku bwanjye niko mbibona, ariko n'abandi bazabitubwira niko mbibona. Abantu bagifite urukundo rw'umwimerere rwa nyarwo rwa kera ni bakeya. Ubu ngubu urukundo rwo rwabaye inshinwa n'urushinwa, kuko ni pirate, nta rukibaho pe. Kiroso, wenda umuntu ashobora kwiza ikibazo cy'amatsiko, ngira ngo wajye ubona feedback nyinshi, bakubwira ati Kiroso warasaze, Kiroso ukunda abakobwa, Kiroso rekana n'uwo mukobwa ajya kuri uyu bla bla. Iriya situation wayibayemo ute, wumva gumeze ute muri kiriya gihe? Ngewe mu buzima bwanjye ukuntu nteye, sinjya nkunda ibintu byanshyushya mu mutwe cyangwa bitekerezaho cyane ngo mbihe umwanya cyane, kuko ndavuga ati umuntu wantutse cyangwa wambwiye nabi cyangwa wamvuzeho nabi, ubwo yabivuze uko yabibonye. Ariko ngewe Kiroso nijye ubuze ukuri kwanjye. Uzantuka cyangwa wantutse, hari n'uwantutse cyangwa bibona nabi akongera akangarukira, kandi nanone nabo ngabo banyanga bazangarukira, kuko nta kintu dupfa umuntu wowe unyanga cyangwa umuntu wuntuka cyangwa umuntu mvuga nawe mbwira nabi. Nta kintu dupfa, nta kintu nigeze ngutwara, ntago wabunyanga se, ni Imana yandimye nizo kuri kwanjye. Niyo mpamvu rero mvuga nti wa muntu unyanga rwose, nta kintu dupfa, uranyangira iki ko ndemye mu ishusho y'Imana? Ngiye ko nsa n'Imana, umunyangira iki? Ni munyanze kandi uramwanga n'Imana. Yera mugenzi wawe ngo urasa n'Imana. Ndasa n'Imana. Uranyangira iki? Uramvugira iki nawe? Ko ntago tuziranye kandi nsa n'Imana. Ntago tuziranye ngo yenda nabo tuziranye, urumva? Kiri Imana igira ubwanwa bumeze gutyo. Ubwanwa? Uzi ubwanwa Yesu afite? Uzareba ubwanwa Yesu afite. Niba bwanwa ndi mu ishusho rye, ntukabihakane. Uzareba ubwanwa Yesu afite. Ndabwira mugenzi wawe ngo urasa n'Imana. Urasa n'Imana. Kakarimba ariho usa n'uturirimbira. Mbwira mugenzi wawe ngo urasa n'Imana. Ngiye mu mwuka.
Ongera turirimbire kwa karembukira ga twagiye. Ngurasa n'Imana. Bwira mugenzi wawe ngurasa n'Imana. Nahogoje. Babara rwose ntukanyange pe. Ntukajye kwiteranya n'Imana ngo uranga Kiroso. Kuko iyo unyanze nsa n'Imana uri kwiteranya n'Imana. Haleluya. Waba ari umukira wa shitani. Umuntu unyanga. Ko nta kintu ntwaye wa muntu we nta kintu nagutwaye nta n'icyo ntwaye pe no kuri kandi. Kiroso wenda ndagira ngo dukomeze tuganire ku amateka twifuje kuganiraho uyu munsi. Hanyuma uje i Kigali uri umumotari, ugeze i Kigali uvuye mu motari ugiye gukina filime, kugeza ubu ngubu wenda bijyanye n'ubukungu wabonye ikinjiza amafaranga menshi ari iki? Ikijyanye na filime nicyo kinjiza amafaranga menshi. Nyine ntago mvuze ngo menshi gutya ngo hari ikintu nageraho, ariko ubu hari icyo nteganya kugeraho cyangwa hari n'icyo maze kugeraho. Hari aho navuye hari naho ngeze, kuko ntabwo uko narindi imbere siko nkiri. Ntago Kiroso wa kera nako wo mu gihe cyashize ntago ari wo mu gihe cy'ubu. Kuko tubye ku ngubu intumbero za Kiroso ni izihe? Ukurikije aho wavuye aho ugeze uyu munsi, none aho uri kwerekeza urabona bimeze bite? Abakunzi bawe bitega iki? Abafana bawe bahishiye iki? Njyewe ndi guteganya kuba Kiroso uzajya abantu bafatiraho urugero. Kiroso uzagira urugo rukomeye, Kiroso uzaba umupapa ukomeye, Kiroso uzaba umuntu bareberaho mbega. Bati reba Kiroso ibyo agezeho. Kuko nibi bintu by'amafilime bituma umuntu afunguka mu mutwe, bituma umuntu agenda abona n'abantu batandukanye bamufasha nyine mu bintu bitandukanye. Ubwo rero icyo navuga ngo imbere yanjye ni heza, mba ndi guteganya ko ari heza, cyangwa bitewe n'ibyo ariko ndi gukora, kandi hazaba heza bitewe ko nakoze cyane cyangwa nabigizemo uruhare. Kiroso wenda mbere yuko tugana ku musozo, reka tubaze nk'ibibazo by'amatsiko abantu baba bafite ku muntu. Hari umuntu ukubona akabona Kiroso umusore w'ubwanwa ariko atarahura nawe, wamubwira ko umuntu umuhe bwa mbere, ukonye bwa mbere, wenda ageze muri ko yaganira nawe, Kiroso ni umuntu ukiri umuntu ukunda kuba ameze gute? Njyewe ndi umuntu ubana n'abantu, ndi umuntu iyo mpuye n'umuntu bwa mbere kambwa Kiroso ndi umufana wawe, Kiroso ndagukunda, Kiroso mutega amatwi, nimba ari n'inama ashobora kuba yangira cyangwa nimba ari igitekerezo akazingira, cyangwa nanjye ubwanjye nkamugira inama, kuko mutega amatwi nkamuha umwanya. Ntago ndi wa muntu wirata cyangwa wigira ngo bize ngo biki n'ibiki. Wa muntu wateye intambwe ansanga muha agaciro ke. Hanyuma Kiroso wenda wifuza gusohokana nawe, ashobora kuvuga ati Kiroso se buriya ko mbona kiriya cyanwa kiwe ntabona amazi yo kukibuhira. Kiroso ubundi mwasohokanye, ni umuntu ukunda kurya iki? Ni umuntu ukunda kunywa iki? Ese iyo sohotse uvuga ati nambaye neza, uba wambaye gute? Reka duhere ku kuntu ugenda wambaye, dukurikizeho icyo kurya n'icyo kunywa, kugira ngo hatazagira umuntu utinya kugusohokana kandi byari buze kumworohera. Jyewe rero iyo nasohotse ninywera ka mitsingi, ntabwo njya ibintu bigize birenze ka mitsingi, ubundi nkikundira ka brusheti, ntabwo ari ibintu birenze. Ni ukuvuga ngo iyo nasohotse cyangwa iyo numva nambaye neza, urugero ubu ndumva nambaye neza ubu ngubu, ubu nambaye neza, njyewe ku giti cyanjye nambaye neza. Kamera manuka hasi ufate umuntu uvuga ngo Kiroso ngo yambaye neza, nambaye neza ubu ndi kubyumvamo, sibyo? Abantu baraza kabaye keza ka black. Iyi marike ni iyi? Iyi marike iri mu bwoko bwa ntuza bwa ndarwibagirwa ruka, ngiye kurwamamariza se. Barebana abantu bazirebereho, bashyira ka jeans ka deshire n'agapira ka Lacoste, ubundi ugasokoza agakofe kawe kamera neza, ukavuga ati yego kabindi nabukireho Mathias. Ubu rwose mba numva ari wane, mba numva nambaye neza rwose. Ikindi nanone nk'umuntu
avuga ati ndifuza kuganira na Kiroso, nanjye ubwanjye mba numva nshaka abantu tuganira, ntago bakangira inama nanjye nkabagira inama, ntago mba nshaka kugira ngo gusa iyo ntari mu kazi cyangwa yavuze ati tuzahure nshaka umwanya, gusa ntago wahita umuhamagara ako kanya kubera ko ngira akazi nyine. Tugapanga tuzahura tuganire, ndasabana cyane. Yego bajya munyarukira kuri sawa kabisa sho muri ukuntu nanjye mba ndimo mbategurira nyine byiza. Hanyuma ugeze kuri sawa ngo gahunda no gutwika, ariko ikibazo bagushinja no kukorana n'indaya gusa, kubera ikizanda y'undi muhurira he mu menyera. Ako kantu mbaje ni keza cyane ndagakunze. Abantu benshi muri comment bajya bati Kiroso akunda gukorana n'indaya, ibiganiro bye n'iby'indaya. Ngewe ndi umunyamakuru, sibyo? Ngewe ndi umunyamakuru kandi umunyamakuru atara amakuru. N'ubu ngubu tuvugana bampamagaye, nahita mva mu kiganiro nkagenda, nahita bambwira ati hano hari inkuru imeze gutya barwanye indaya, kuko ngewe njya ahantu bampamagaye indaya bimeze gute, ntabwo ari uburaya. Baravuga ngo Kiroso ngo ni indaya, ngo kubera akunda gufata ngo amakuru y'indaya n'andi n'ibindi biganiro ndabikora bajya babibona. Ntabwo ari uburaya, ntabwo ari ikindi. Ngewe iyo bampamagaye cyangwa iyo menye ngo hari inkuru runaka byacitse ahangaha mpita njyayo. Ngewe nkunda byacitse mpita njyayo, kandi ndababwira ngo ikintu cya mbere ni amakuru, si amakuru. Hanyuma ubona comment z'abantu ziri negative, z'abantu babwira ati ibyo biganiro si byo, ntago tubikunda, kuri wowe ntago biguca intege, byatereka mpinduro nononge mu bya bindi bakunda. Oya, buriya rero ntago subi inyuma gatoya, ntago nkuko nabivuze, ntago washimisha buri muntu wari wese. Buri muntu wari wese ntago wamushimisha uko bishaka. Muri make bareke kugura ikijumba. Ngewe Kiroso ndi Kiroso. Ibyo mba nakoze cyangwa mba nateguye, wowe wanuka nyine ukajya muri comment uzanuka warebye video yanjye, wabayirebye, kuko ntiwanuka utayirebye. Ahubwo ndagushimira yuko nubwo wanutse uba wanyetse yuko wankurikiranye. Urumva wowe ntuka nta kibazo rwose, buriya nta n'umutima wanyetse ko wankurikiranye, wakurikiranye ibintu byanjye. Rero kuntuka nta kintu biba bintwaye. Abantu bagukurikira kuri sawa, abantu bagutuka, buriya message bafite ni iyihe kugira ngo dukomeze? Ngewe message mbafitiye no kuvuga ngo umuntu wese uba yantutse aba yarebye ikiganiro cyanjye, sibyo? Ni ikigaragaza ahubwo barankunda, yego ajya akantuka ariko ntiyanuka atakirebye. Ariko rero kuntuka wa muntu we, ko nabivuze ko nsa n'Imana, ubu ntukiri iki koko? Ubu ntukiri iki koko? Ubusa n'Imana. Ubusa n'Imana koko. Ariko arye waririmbye gute? Ngo bwira mugenzi wawe ngo urasa n'Imana, urasa n'Imana, ndasa n'Imana. Bagira kuntuka muntu. Ariko ujye ukurikirana rwose ibiganiro byanjye nkunda gukora, ako ntago ndi indaya. Ntago uri indaya. Ya ako kara kageze muri ngo wibutse iyo sawa yawe, ngira ngo rero film ufite urimo urakina nayo babwira ahantu heca ubundi ujye unamamaza, ariko byose ni ugufatikanya. Ebana mukiva kuri sawa show, muzajya muhita munyakira kuri Kiroso TV, bafite filime nziza cyane yitwa No Love, iri gucaho imaze kugira episode ebyiri zimaze kugeraho kuri Kiroso TV yitwa No Love, filime nyarwanda. Mujye munyarukiraho musacinge, bana mwirebere, harimo abasitari benshi bagiye batandukanye. Ariko iyi filime ishingiye kuri mu buzima busanzwe tugenda ducamo bwa buri munsi, nyine bya bindi by'inkundo twagendaga tuvuga, muraza kwisangaho muri bubone. Kiroso rongera ngo reka tugushimire ko witabira ubutumire bwacu ukaduha ikiganiro, ariko wenda mbere ko tugara ku musozo ngira ngo nkubaze nk'ibintu nka bibiri abantu bashobora kwibaza. Kiroso, twahereye mu bwana bwawe kugeza uyu munsi, niki kintu kigeze kikubabaza kugeza ubwo ushobora kuba warira? Ikintu cyambabaje mu buzima, cyambabaje ngiye nkumva kirambabaje, ni amafaranga yanjye umukobwa yariye. Amafaranga umukobwa yariye? Iyo nayo ni indi nkuru, ntitugisoje utaratubwira ahubwo byagenze. Ariko mukunda amakuru amugana. Icyambere ni amakuru. Okay. Byarambabaje cyane ariko ku buryo nagiye nkaryama iminsi ibiri. Ikintu cyambabaje ni igihe namuteraga ivi, ni Fanny rega. Ariko noneho
Fanny niwe wakubwiye amafaranga. Ngende gusobanura ikintu cyambabaje. Ni umukobwa wandiriye amafaranga Fanny. Arananyanga ariko nyine byaragarutse ubwo urumva nyine mvuze mu byambabaje. Arananyanga. Byarambabaje ndagenda nikingirana mu nzu iminsi 2. Cyuha umutwe numva ndasaze. Ariko gusa nyine numva Maria yagarutse kuyahanagura. Yagarutse kuyahanagura. Ubu ntawe ushaka kuzihorera kuri Fanny nawe ukamubabaza nkuko yakubabaje. Oya. Ntabwo nzamubabaza kubera yuko nge nagarutse nyine twarongeye tuba inshuti nyine byanyabyo twagarutse bushye. Ibyarangiye byararangiye ubu ngubu turi kureba abakunzi bawe ngira ngo bakunda Kiroso, bakunda Fanny, bakunda couple yanyu bitega iki hagati yawe na Fanny? Bitega igikwe. Bitega igikwe noneho ndaje narakaye. Ugiye kudoha. Umva bitega igikwe kandi umva kizacaho hano rwose live giceho urumva yakiro. Urakoze cyane ngo nicyo ni icyakubabaje. Noneho burya iyo umuntu yababaye tuye dusoreza ku byiza tunashima Imana. Ikintu cyagushimisha uvuga ati uyu munsi aha nicaye hari igihe nishimye numva birandenze. N'ibyari byagenze gute? Ibintu byashimishije ko ari byinshi cyane. Ibintu byanshimishije ni byinshi cyane. Ariko hari ikintu kigukora ku mutima ukavuga ati ndahera. Ikintu cyashimishije cyane mu buzima nkumva ndishimye ni igihe natsindiraga permis. Kavuga tumba umushoferi w'umwuga. Umva baba we narishimye birenze byatari mu buzima. Cyo kintu cyanshimishije cyane mu buzima. N'ibindi birahari byagiye binshimisha cyane ariko icyo nicyo cy'umwihariko. Hanyuma rero mu buzima bwa buri munsi kuva uvutse kugeza uyu munsi hari abantu bagiye bagufasha gutera intambwe imwe ku yindi kugeza ugeze uyu munsi. Abantu ushimira bavuga ati aha naha uyu muntu yaramfashe. Reka mpere umuntu naheraho wenda ni umugabo mu bwana bwanjye wamfashaga mu buzima bwa buri munsi bita Bizimana. Yari iwacu no kugira ngo mbone ibyo perime yabigizemo uruhare. Nzamuka nza nanone nkashimira n'umugabo bita Miyoborere Bose wa Kiroso Filime TV. Nkazamuka nkagera kuri Bose wa Sawa Show. Abo bantu nibo bantu mu buzima bwa buri munsi cyangwa banshimisha nyine bagenda bamfasha mu byo ngenda nkora nyine mu ntambwe zanjye ntera za buri munsi nyine cyangwa mu kazi kanjye ka buri munsi cyangwa aho ngeze ubu ngubu. Hanyuma rero mbere yuko tugana ku musozo tubwiye ko wageze i Kigali 2014 uheruka gusura ababyeyi ryari? Icyo kibazo wacuze agwebe ko ari muri corona turi muri covid bagira bazasubire njye kubanduza covid. Kigali gugiye mu ntara batatu zaniye covid kabisa. Ngo covid niyo neze kubujije gusubira iwanyu. Ariko nashaka kuzajya muri iyi minsi mikuru. Ntabwo uzajya ugiye kwerekana? Oya nzabanza njye kubasura tuzasubirayo nyine tujyanye na Fanny. Ko Fanny arahazi. Yagiye udahari cyangwa? Twagiye mbere ya biriya byabaye twajyanyeyo. Noneho gira ubutumwa ugenera abakunzi ba Kiroso, abakunzi ba Kiroso TV, abakunzi ba Sawa n'abakunzi ba Fanny. Ubundi tugane ku musozo. Ndashimira buri umwe wese ungira inama. Ndashimira buri umwe wese unyifuriza ibyiza mu buzima bwanjye bwa buri munsi. Kandi hari n'abandi batugira inama nyine badushyigikiye njye na Fanny nyine avuga ati dushyigikiye couple yanyu turabasengera. Erega buriya hari abantu baduha inkunga mu buryo bugiye bitandukanye. Hari inkunga z'amasengesho, hari inkunga z'inama, hari zitandukanye. Ntibagiwe umubyeyi bita mama Kevine Neri. N'ababyeyi rwose nkunda cyane baba hanze. Ndabashimira cyane ko bajya bangira inama zitandukanye. Ndabashimira cyane n'abakunzi banjye bose muri rusange ndabashimira.
abaye bagiye batandukanye. Hari n'umuntu buriya uvuga ati Kiroso naramushatse ndamubura, muri comment ko njya mbibona nimero zanjye ziba ziri munsi y'ikiganiro kuri sawa show, mujye muzisangaho cyangwa no kuri iki kiganiro bazibona nyine bangira inama mu buryo bugiye bitandukanye. Kiroso kutakiri umunyamakuru mushya kuri yawe TV. Kameraman ndebeshezaho uyu munyamakuru kuri kamera abantu bamubone anabasuhuza. Murebesha Kiroso reka tumushimire ku mwanya waduhaye uyu munsi, wakoze kuganira natwe, ngira ngo abantu babinyotewe no kumenya amateka yawe muri rusange, ariko nifuza ko babimenya. Ibiganiro kuri yawe TV nakagaruka, nanjye turatubana gake gashoboka, ariko ndahari kandi ndabakunda cyane, mukomeze mu dukurikire mukana subscribe, like, share na comment. Ciao. Nanjye ndabakunda cyane kandi Imana ibahe umugisha mwese munkurikira mu buzima bwanjye bwa buri munsi cyangwa buri munsi.